ntabwo nibaza ukuntu gitifu umutwe nk'uyunguyu urambara tubadafata nk'utumutabice miliyoni 15 mu nzu none twe nibitwa amahero amafaranga harimo nanga ane ni 5 niyo tumugena mu nzira ninda n'ibizuru ngo ufite amafaranga make yo ntago ari amafaranga nk'iki kimwira none wowe wujute amafaranga umuntu ategereje umwaka hanze ukavangana n'itanu hari ukivuka wagonze igitururu ngende kubona nta n'ubwengeza agaciro k'amafaranga yabuye butaye n'iki ngiki no kukibona kigenda kiburana gusa amafaranga ufite wowe wabasha no kuyabona make cyane adafata cyajya heruka gukora impanuka ntabwo buriya ubwonko bwe bushaka kuba bwaratanga Jya mu gitifu nta kuntu nawe mubwiye njya buri gihe turahura akambwira ko biri bucemo amafaranga yacu gitifu yifata afata ibihumbi 9 aziko afitemo ibihumbi 10 na bingahe ma 9 mwa shabyiwe y'amafaranga yanjye naremeye kugurisha itungo ryanjye nari mfite bura na madamu yambwiye ati nina mumanukana inkweto nka mwamini mwazitereka ngo reka je nkubwiye cyane tumubone tumubwize ukuri uyo tumuntu aramutogoza gutinda ntabwo ebana kumufata amabewe niba yariye niba kiyabitse muri rya minsi ngena nabonye buri munsi yamanukanaga igihaza akamanukana imyumba naguruka kubona umugore amanukana amavuta n'umuceri none se biragihaza byose agumagura yabivanye amafaranga yacu yarayafunguye sha tugenda duteza akavuyo turwana tujye ku kagari turuke tugere ku murenge twambaye ibirenge abona ko abantu barakaye umuntu arakora n'inkweto akagenda yambaye ibirenge harya ahubwo wagufitiye angahe wowe ni ibihumbi 9 n'uduceri 40 wejenye none se bimeze none uyu munsi barayaduhandaka ni sawa umaze byagenze bite mubuze neza kuva cyajya y'amafaranga none se sigatuye hariya mugiye hese bundi tugiye gushaka uwo gushakisha ntabwo twamenya aho tumukura iwe reka buriya n'ibintu bya nirire biba bisobanuye ko umuntu niba ari agafake k'umuceri akabona mbese mwana umuze tureba nta bindi bintu tugenda amara amafaranga yacu turayakeneye umuntu amaze iminsi ngaho atarya amazi madamu yambwiye ngo nintacyura aratekataga amadeni none wahandimerwa gufata akayoga tumwamine tahandimerwa gufata akayoga bari kunyishyuza tugende mwana igihe tugiye kureba gahunda niyo oya ntabwo birashoboka pe ntabwo bikunda rwose amafaranga turayakeneye narabibonaga uriya mu gitifu yaririmbye agenda ari niyo mpamvu twajyaga kumureba ukuvuga ngo ntabwo ari buboneke ngo ari gahunda ibi bintu nabibabwiye kare aya mafaranga tujya kuyamuhereza akamwohereza akayajyana mu kabari akayanywa akayamara narababwiye ati yamanuraga igihaza buri munsi yamanuraga igihaza n'imineke ibyo munsi yabaga akaza turashaka ntabwo twabasha kwigondera amafaranga yacu rwose umunsi turayabona njye nahoraga mbibabwira ahubwo njye amafaranga yacu amafaranga ubundi mani ntabakimwe ako sininyabura oya hano ndabarwa none se ibintu ibintu ntabwo bikunda amani ahubwo ubundi turi gutinda amafaranga yacu turayabona niwera ku mutogose kandi nahoraga mbibabwira sha umwaka nta mafaranga yawe uri kubona umuntu agatura akabara yabuze ukuntu sha nabona ngo uduhene twa make nka ture ibintu bibaho rwose ntabwo bishoboka ibingibi ntabwo aba ari byiza ntabwo aba ari byiza abantu nibyo kumara umwaka utabona amafaranga ye ntabwo bakutumva tugende uraraga ibintu bigomba kurasa icyo kiri imbere sha kurasa icyo kiri imbere bimeze bite si we mwana twari we mwana rwose ubu wari waragiye dore sha ndebera turi gushaka gitifu turagukeneye cyane ntabwo gitifu agicikana we ntabwo ntabwo bibaho gusa nagiye ntiwaduciye amafaranga yacu wayashyize njye ndibaza iyo umufata ukajya amafaranga y'abantu bangana gutya 12
Giti ugomba kutereza amafaranga yacu ntabwo twayakoreye ngo uyijyane. None wowe murimo amafaranga ngahe? Njyewe ndimo amafaranga 500 ariko 500 n'ikisho. Erega buriya Giti itsinda aba ari ikintu gikomeye cyane. 9,500 ni amafaranga menshi cyane. Erega twaranagujije amafaranga. Aragiye aguza amakote, aguza ipantaro, aguza ikabutura, abandi nta kintu bari wacate amafaranga yanyu ndibuze kuyaba. Urebe wose zirasha. Inzira rwose. Arayakoresha nahuye n'akabazo. Akaye kabaza ariko ntibizagira utubazo. Umunsi nakameze amafaranga. Ahubwo umuntu ataramukoza mishi nagarasha. Mama y'Imana umusatsi ndawukura. Ahubwo reka Inkoni zirazamo se. Oya n'inkoni gusa ahubwo no zari ikintu kirazamo. Oya. Uko turi gutinda kuyamwaka. Nako kuntu ari gutekereza nari butubeye. Urukumva twe turaguma mu mikino na. Ubundi ubu abaturage bagiye gutora bashingiye ku. Ubundi ko cyakonje n'ikintu cyawe. Ubu bunyanga bwawe wagihonewe. Sinanarahuye n'akabazo mbizira. Akabazo sukavanga n'ibibazo byacu. Ubwagwa cyangwa umaze urugendo. Oya amafaranga yacu yaduhanda. Amafaranga yanyu ndibuze kuyaba. Amafaranga yacu twarayaguhaye ku neza rwose. 5. Icyatanu noneho mu nyumvira no mu myaka 3. Tukaba 15 batangiye kuzana icyatanu. Kabere banga ibihumbi 3 bibaye 15 gute. Ubwo namwe mwitangira kuzana ibintu by'amanyanga. Usimbisikana n'utuye kabiri. N'umuniga none. Uzatangiye kutuye kabiri. Umva atangiye kutwiyakana. Wa gitiveraga nubwo twanaburanye cyane. Je nari busy nubwo twaburanye cyane nuko nyine afite ibihumbi 9. Ubundi ubasha kuza buriya bishoboka gute kugira ngo uhuze n'ikintu Siba ariko nanjye nari mbizi mukenewe arebe bimubwira nkumva nari mukenda wa mukenewe umuyunguka mbanza uyungu afite 5,500 watuye inshuro 3. uyu muntu yari ruswa bayabaye aguhaye bayekare yaje barabashije guhuza n'ikintu urutse mu rugo ndi kwitanirwa muri Amerika yaje ikibazo wabisobanuriye ndegiti nuko ufite mu make yari uri gusakuza cyane make umugabo uragenda mu nzira amafaranga 450 ntabwo nibaza ukuntu gitifu umutwe nk'uyunguyu urambara tubotabota nk'utumutabizi miliyoni 15 mu nzu none twene bitwara amahero amafaranga arimo nanga ane ni 5 niyo atuma ugenda mu nzira n'inda n'ibizuru ngo ufite amafaranga ahubwo yaba make ntabwo ari amafaranga ngo nk'iki kintu none wowe ujute amafaranga umuntu ategereje umwaka nangize kuvangana n'itanu hari ukivuka wagonze igitururu n'ugenda kubona nta n'ubwenge agaciro k'amafaranga butaye n'iki ngiki no kukibona kigenda kiburana gusa amafaranga ufite wowe wabasha no kuyabona make cyane cyajya heruka gukora impanuka ntabwo buriya ubwonko bwe bushaka kuba bwaratakaye genda urengegera sha umuntu utazagakira n'amafaranga ukaza mugenda usuragura gusa nta n'amafaranga wigirira usuragura mu bantu gusa nyine tu ugenda ushikana iyi mbwa babipanze babipanze nande kandi mwabipanze napanze ibintu byumvikana wese bishoboka no mu mushize y'igitiko amafaranga yanjye nyabuze ko mwayamara 9,000 sha yayabonye ndi kwihuta yacakira ndi kwihuta amafaranga yanjye naje yashano gitifu mu mushize mwana ndamukeneye amafaranga yanjye ni menshi cyane aya mafaranga ari menshi ndabipanze n'undi amafaranga tumaze mu mwaka wamayeze ko twahura nyanga gitifu twapanze ryari amafaranga tumaze mu mwaka none umuntu bikiza gutyo ayanyu na make cyane nibura amafaranga yanjye hano turayarwa na make yase amafaranga menshi abaho none se amafaranga yanjye gusa nimubona yari umushyigikiye ko nimubona ndatamuto umujama ye yanayabonye tujya gushaka gitifu ariko nitumubona uramuca sinzi ukuntu turabigenza kabisa ntabwo ngiye byumvikana urambangana